Igihe kimwe impyisi yashakaga umugabo mwiza, umunsi umwe irakugendera ibwira izindi nyamaswa byabanaga zose iti ndashaka nanjye gusabwa, izisaba no kuzazishakira umusore mwiza uzayisaba. Bukeye Bakame irakuzira ibwira ya mpyisi iti nakuboneye umusore mwiza cyane, iti kandi byongeye ni umwami ategeka ibihugu byinshi. Impyisi iti ikagira inkuru Baka, none se wazamungezaho ute? Bakame iti hoge ngwino uzankurikire, nzakugeza kuri uwo mwami ushakaho umugabo. Nuko impyisi na Bakame bifata impamba bishyira nzira biragenda kwa wa mwami washakaga gusaba impyisi. Ubwo ariko Bakame ikaba yari yashatse guhenda impyisi ubwenge, ikaba yari yayibwiye mu nzira bigenda iti nitugerayo kuko uri umugeni uzicishe bugufi ugira isoni, mbese uzakore nk'abageni kugira ngo umwami atakubenga azabone ko uri umukobwa mwiza. Iti kandi ubwo ugiye kurongorwa uri umugeni naho nge ndi umushyitsi. Impyisi irabyemeza. Bigezeyo barabyakira barabyinjiza barabyicaza. Wa mwami yatambuka Bakame ikoshya impyisi ngo yubike amaso. Biratinda noneho umwami aravuga ati nimushyire bari abashyitsi amafunguro. Abanyenzu niko kuyazana bavuga bati ngaya amafunguro y'abashyitsi. Bakame irarya kuko ngo ibyo bari bazanye byari bigenewe abashyitsi. Ibwira impyisi iti ubwo wowe uri umugeni ni ukuvuga ko bakugeneye ibindi, ahari uraza gusangira n'umugabo wawe, ngewe maze kwigendera. Bakame irarya ndetse irabisigaza, maze bishyira kera bazana amazi bati ngaya amazi y'abashyitsi nimukarabe maze muryame. Bakame yoga yonyine kuko bari bavuze ko amazi ari ay'abashyitsi. Irangije iryamaho bari bayisasiyeyo n'impyisi. Ubwo impyisi kandi ngo irahitegereje ko nayo bayibuka, ariko ubwo inzara ikaba yari imereye nabi, igasuma gukora ku biryo Bakame yasize ikifata. Bakame igiye gusinzira ishaka inyenyeri zishyira ku maso, ku buryo impyisi yajyaga gukora kuri bya biryo ikibwira ko Bakame yireba. Naho ahanini kwihangana yari yagutewe no kuba Bakame yari yayibwiye ya magambo bakabisezerana. Kera kabaye babiha andi mafunguro bavuga bati ngaya amafunguro y'abashyitsi. Bakame irongera irarya ntiyahaho n'impyisi. Impyisi nayo nuko yakabaye n'inzara n'ibitotsi iragumye irihangana. Noneho bati reka duherekeze abatugendereye. Bakame n'impyisi bijya imbere, abari babiherekeje babiha inka yo kubishimira. Aho bisubiriye ibwami impyisi ibwira Bakame iti cyakora biriya wankoreye si byo. Bakame iratanguranwa iti nanjye nahoze ngira ngo umwami azakwemera, none ngo wabagiriye ikinyabupfura gike nicyo cyatumye udakundwa. Impyisi iti iyo nza kubimenya, iti mbese nta wasubirayo. Bakame itashwi da. Bakame iti cyakora iyi nka tuzayifatanya. Impyisi iti ntibishoboka, ndakwica maze inyitwarire kubera wampenze ubwenge. Bakame iti ntacyo reka duhamagare, nibatatubwira ko iyi nka ari iyacu twembi ndayiguharira uzayirye wenyine. Nuko Bakame ihamagara imisozi igasubiza. Bakame iti ntihumva ko bitabye, ikongera iti ese iyi nka si iyacu twese? Imisozi igahorera. Bakame iti ntihumva se ko bikirije? Nuko impyisi buri icyo yongeraho. Bakame ariko ikaba itashakaga gusangira iyo nka na impyisi, niko kuyibwira iti wowe uzajya uragira iyi nka rimwe na rimwe nyiragira irindi. Bigeze aho yisubira iti ariko ibyiza nuko ari jye wajya nyiragira, wowe ukajya uhinga kuko ufite imbaraga, ugahinga uburo tuzarisha iyi nka. Impyisi irabyemera. Bakame irakugendera no kwa nyina iyibaza uko izabigenza kugira ngo izarye ya nka yonyine. Nyina irayibwira iti uzakura uburo mu kigega ujye ubunzanira usigemo imishishi gusa, hanyuma wice na ya nka inyama uzizane hano, igihanga cyayo gishinge mu gishanga. Uhamagara impyisi uyibwire ko ya nka yari igise, niyikurura umutwe uze wonyine igire ngo ni imbaraga zayo zitumye yica umutwe. Bukeye Bakame iragenda ibigenza nk'uko nyina yari yayibwiye, isahura ikigega igisigamo imishishi y'uburo gusa. Ubwo ari nako irunda uburo mu rutare nyina yabagamo. Bukeye ijya kuragira, ibagira ya nka mu gishanga, inyama izijyana kwa nyina, umutwe iwushinga mu isayo. Ihamagara impyisi iti dore nari naragiriye hariya, none inka yacu yasaye, wowe ubwo ufite imbaraga genda uyisayure. Itari ko wayisayura wagira uramenye ntukurure cyane utayica umutwe. Impyisi iti ndakurura buhoro da, nibwo ukuriye igihanga kiza cyonyine. Bakame iti yampaye inka rero? Iti sinari nakubwiye ko nukurura cyane amahembe acika inka igaheramo, ahubwo nyihera ayo mahembe nyitwarire igihe w'umunyantege nke, naho uba ufite imbaraga nyinshi usigare wimba igice kinini gisigaye ukijyana. Impyisi byumvise iti iyo nama ungiriye sinayibuza. Nuko ijya iracukura ihaca icyobo kinini cyane ngo ikurikirane cya gihimba cya ya nka yasaye. Cyahe cyo kajya imaze kwiyuha kuya ibona cya cyobo yacukuye kitengukiyeho kirayica. Aho Bakame iziye isanga igitengu cyahitanye irishima. Nuko iribwira iti ubu ngiye kurya inka yanjye n'uburo bwanjye nk'uko nshaka. Kandi nyamara ubwo buro bwari bwarahinzwe n'impyisi na ya nka yari ibyabyo byombi. Nuko Bakame igira ityo ikijijwe n'ubwenge bwayo, sijya wahera hahera umugani. Kera urukwavu rwatumiye inzovu rutereka inzoga biranywa, maze bigejeje hagati Bakame ibwira inzovu iti haguruka tujye gusimbuka urukiramende. Nuko biragenda, bigeze aho rwa rukiramende rwari rushinze Bakame irarusimbuka. Inzovu irarusimbuka irarunera. Bakame ibwira inzovu iti uzi impamvu? Nayo mabuno yawe. None inama nakugira, zana nyakebe maze urebe ko utarusimbuka. Inzovu iremera. Bakame imaze kuyakeba isezera inzovu irataha. Haciye iminsi ibiri inzovu itangira kuribwa iraceceka. Hashize ibyumweru bibiri inzovu imererwa nabi cyane. Nuko ituma impyisi kuri Bakame iti genda umbwirire Bakame uti amabuno ya baruzovu yabuze kandi yanze no kumera. Impyisi irashogosherera agenda igeze no kwa Bakame. Nuko irayibwira iti umwami arantumye ngo amabuno ye yanze gushibuka
none yazane kandi niba wanze ndagukandagira. Bakame imaze kumva ibyo impyisi yibwira irayibwira iti wa mugabo woroshya ubanza ushira impumpu kandi ndafungura. Bakame iragenda izana inyama yo ku mabuno ya Baruzovu. Impyisi irarya irangije kurya ibaza Bakame iti wahira wa kagabo. Bakame iti buretse ndajya kuhakwereka cyo ngwino. Nuko Bakame na Mpyisi baragenda bageze ku manga. Bakame ibwira Impyisi iti jya munsi ya kiriya gihuru niwumva ikivuga ngo paka paka utega inkoro. Impyisi iremera. Ubwa mbere Bakame ihirika akabuye gatoya, Impyisi iritaza. Ubwa kabiri Bakame yohereza ikibuye kinini, Impyisi igiye kugifata kiyimena inkoro. Nuko ifumbira umunaba. Bakame iraza irikorera ijya kubaga. Bukeye inzovu iranga iraremba yohereza injangwe. Bakame yicura inkumbi. Inzovu yongera kohereza imbwa iyicaka Impyisi n'injangwe. Noneho inzovu yohereza ingwe. Ingwe igezeyo iravuga iti zana amabuno ya Baruzovu kandi niba wanze ndagutunga kurwara. Bakame iti mbe wa mugabo we ko ari ugupfa nkaba ndi bupfe waretse nkabanza nkagufungurira nanjye nkagira icyo nshyira mu nda tukabona tukagenda. Ingwe iremera. Bakame izana akaguru k'imbwa maze ingwe itamiyeho itangira kwirigata mu bwanwa iti mbe wa kagabo we wandangiye ahantu hahira nanjye nkajya njyayo koko. Bakame iti banza urye. Ingwe irangije kurya birashogoshera biragenda. Bakame ibwira ingwe iti maze ujye munsi ya kiriya gihuru nanjye ndajya haruguru. Niwumva ikiza kivuga ngo du uhigame, ariko niwumva ikiza kivuga ngo paka paka utega inkoro. Ingwe iremera. Biragenda. Bakame iragenda ihirika akabuye gatoya, ingwe iritaza. Ubwa kabiri ihirika ikibuye kinini, ingwe iritegereza isanga ari ikibuye kinini, irakizibukira nuko irihwereza. Bakame ihageze iti aha ngo yariye amabuno ya Baruzovu, irya yabarupyisi, irya yabarubwa na Rujangwe, none ayabarugwe niyayinanira. Bakame iragenda ibangatana ingata irikorera. Igeze imbere ingwe yishinga inzara mu mutwe. Bakame iti ariko uyu mutwaro umeze uti? Iratura iraruhuka irongera irikorera. Ingwe igeze imbere irongera yishinga inzara. Bakame iratura isubira mu ngata irongera ishyira ku mutwe yigira imbere. Ingwe yishinga inzara nanone. Bakame imenya ko ingwe ari nzima. Bakame iragenda itararenga umutaru ihura n'indi. Bakame irayibwira iti enda nyakira mwana wa. Indi irayakira. Ikigeza ku mutwe ingwe yikubita urwara. Bakame yikoreye ibwira nyir'umuzigo iti uru ruboho rwawe ni bwoko ki ko numva rufite amahwa? Irongera iti enda subirana ibyawe. Bakame bene umuzigo irayisubiza iti nta mugabo usubira ku cyo yatanze, ijyanire wirire. Imaze kuvuga ityo irigurukira iti nyamunsi ntiyapfuye n'ukwisinziriza. Nuko yiruka ubutaro uri inyuma. Bigeze ingwe irasimbuka yiterera hasi ibwira Bakame bari bayikoreye iti gashahurwe ntubona ko mwene wanyu aguhenze ubwenge? Nuko yikubita urwara irayica irayirya. Irangije iribwira iti yambwa yansize ariko turashyira tubonane. Nuko iriruka isubira kwa Bakame. Ihageze irahamagara iti yemwe kwa Bakame. Ibuze uyisubiza iti ntikarahagera ka kavuna muheto. Nuko ingwe yinjira kwa Bakame iricara iti karashyira kaze tubonane. Nuko Bakame iratindiza gutaha. Igeze imbere y'inzu yayo yumva ifite ubwoba irahamagara iti inzu yanjye nzu yanjye. Imaze akanya yungamo iti iyi nzu yanjye ko najyaga nyihamagara ikanyitaba ubu noneho byagenze bite? Yongeye guhamagara ubwa gatatu ingwe aho yicaye mu nzu kwa Bakame iribwira iti niba koko Bakame ajya ahamagara inzu ikamwitaba reka niyitabe kugira ngo agire ngo niyo. Nuko ingwe iti karame. Imaze kwitaba Bakame irayisubiza iti kagwa ubusa inzu yitabye ryari? Nguko uko Bakame yarushije amayeri izo nyamaswa zose. Yariye inzovu n'inturo, intare kandi yikura mu nzara z'ingwe ku mayeri. Sijye wahera hahera inzovu yemeye kubagwa. Ingwe irashaka kumenya gusimbuka urukiramende. Murakoze cyane.